dukomeze rero tuganira ku gitabo cya Enoki twibaza impamvu cyavanywe muri Bibiliya, ariko mbere yo kwinjira mu gice cya 14 reka mbanze babwire icyo ntekereza ku kuri. Iyo umaze kumenya ukuri ukabona ko isi yose yibereye mu binyoma, kumenya ukuri ni umutwaro ukomeye cyane, nk'uko tubisoma mu Ivanjiri ya Tomasi. Ivanjiri ya Tomasi yatubwira ngo shakisha, nushaka uzabona, nubona bizagutera ubwoba, numara kumenya uko kuri uzayobora byose. Uko kuri rero tunyotewe kugira ngo tukumenye. Isi yose mu gihe yibereye mu binyoma, iyo ukumenye ni umutwaro ukomeye kugira ngo uwusangize abandi. Ariko tukavuga tuti ni igihe nyine abantu bazagira bamenye ukuri ku bwabo, kuko ntabwo dushobora kubahatira ngo tubashyire mu kuri batagushaka mu gihe isi yose yibereye mu binyoma. Reka twinjire rero mu gice cya 14 cy'igitabo cya Enoki, turebe ibyo Enoki atubwira yiboneye mu iyerekwa. Enoki igice cya 14. Igitabo cy'amagambo yo gukiranuka no gucyahwa kw'abazamu b'iteka dukurikije itegeko ry'isumba byose muri iryo yerekwa. Nabibonye mu nzozi, ntabivuze ubu nkoresheje ururimi rw'inyama hamwe n'umwuka wo mu kanwa kanjye. Ibyisumba byose yahaye abantu kuganira nabo no kubyumva n'umutima. Nk'uko yaremye kandi igaha umuntu imbaraga zo kumva inyurabwenge, ni nako yandemye imbaraga zo gucyaha abarinzi, abana b'ijuru. Nanditse icyifuzo cyawe, kandi mu iyerekwa ryanjye byagaragaye gutya ko icyifuzo cyawe kitazasubizwa mu minsi yose, mbese iteka ryose. Kandi amaherezo y'urubanza rwaguciriweho, yego nibyo, icyifuzo cyawe ntikizasubizwa. Kandi guhera ubu ntuzajya mu ijuru ubuziraherezo, kandi kubera ko wabaye imbata y'isi, itegeko ryasohotse kugira ngo riguhambire iminsi yawe yo mu isi. Kandi mbere y'ibyo uzaba wabonye kurimbuka mu bawe ukunda, kandi uzabishimira, ariko bazagwa imbere yawe bazize inkota. Kandi icyifuzo cyawe mu izina ryabo ntikizemerwa, cyangwa se ubwawe nyirizina, nubwo warira ugasenga ukavuga amagambo yose akubiye mu nyandiko nanditse, ntibizahinduka. Kandi iyerekwa naribonye gutya, dore mu iyerekwa ibicu byarantumiye, maze igihu kirampamagara, inzira y'inyenyeri n'inkuba byihuta kandi biranyihutisha. Kandi n'umuyaga mu iyerekwa watumye nguruka kandi unzamura hejuru, unjyana mu ijuru. Umuyaga waramuzamuye umujyana he? Mu ijuru. Narinjiye negera urukuta rwubatswe n'amabuye abengerana, kandi ruzengurutswe n'indimi z'umuriro. Rutangira kuntera ubwoba. Ninjiye mu ndimi y'umuriro, ngera hafi y'inzu nini yari yubatswe n'amabuye abengerana, kandi inkuta z'inzu zari zimeze nk'igorofa yubakishije amabuye abengerana, n'umusingi wayo wari wubakishije amabuye abengerana. Igisenge cyayo cyari kimeze nk'inzira y'inyenyeri n'imirabyo, kandi hagati hari abakerubi b'umuriro, kandi ijuru ryabo ryari rimeze nk'amazi abonerana. Umuriro ugurumana wari uzengurutse inkuta, umuryango waka umuriro. Nuko ninjira muri iyo nzu, hari hashyushye nk'umuriro kandi hanakonje nk'urubura. Nta byishimo by'ubuzima byari bihari, ubwoba bwarampishe, gutitira biranyibasira. Uko nagiraga ubwoba mpinda n'umushyitsi, naguye hasi nubitse amaso. Njya mu iyerekwa nanone, mbona hari inzu ya kabiri iruta iya mbere, kandi umuryango wayo wose wari ukinguye imbere yanjye, kandi iyo nzu yari yubakishije ibirimo by'umuriro ugurumana. Kandi muri byose iyo nzu ya kabiri yarushijeho kuba nziza mu bwiza, ku buryo ntashobora kugusobanurira ubwiza bwayo n'ubunini bwayo. Kandi hasi hayo hari hubakishije umuriro, hejuru yaho hari imirabyo n'inzira y'inyenyeri, kandi igisenge cyayo nacyo cyakaga umuriro. Ndebye nitegereje mbona intebe y'ubwami ndende, isura yayo yarabengeranaga, n'inziga zayo zishiragirana nk'izuba, kandi mbonamo n'abakerubi. Kandi munsi y'intebe y'ubwami haturukaga amasoko y'umuriro ugurumana ku buryo ntashobora kurebamo. Nyiricyubahiro cyinshi yari yicayeho, imyambaro ye yabagirana kurusha izuba, kandi yera kurusha urubura.
nta mumarayika n'umwe washoboraga kwinjira cyangwa se kureba mu maso he kubera ubwiza n'icyubahiro cy'isumba byose. Nta muntu n'umwe ashobora kumureba mu maso. Umuriro ukurumana wari umuzengurutse kandi umuriro mwinshi wari uhagaze imbere ye, kandi nta muntu n'umwe washoboraga kumwegera. Ibihumbi 10 n'ibihumbi byari bihagaze imbere ye, ariko nta mujyanama n'umwe yari akeneye. Kandi abera cyane bari hafi ye ntibigeze bagenda mu ijoro cyangwa mu mvu y'uruhande. Kugeza icyo gihe nari ngipfukamye ndi hasi nubitse amaso mpinga umushyitsi, nuko Uhoraho arampamagara n'umunwa we arambwira ati, ngwino hano yewe Henoki we, wumve ijambo n'ijwi ryanjye. Nuko umwe mu bera aransanga arankangura, nuko arampagurutsa negera umuryango, nuko nunama nubama. Icyo rero akaba ari igice cya 14 mu gitabo cya Henoki bakuye muri Bibiliya. Urumva ko iri ni ijambo ry'umwimerere ry'uko ubwami bw'Imana bumeze, uko Henoki yabyeretswe mu iyerekwa, akaba yabitwandikiye kugira ngo tubimenye, ariko umubisha akaba yarabiduhishe. Akaba ariyo mpamvu tugenda tubigarura, kuko Imana yasezeranyije ko mu minsi ya nyuma ibyahishwe bizongera bigahishurwa, abantu bose bakabimenya. Akaba ariko kuri kuzavana abantu benshi ku ngoyi y'ibinyoma babeshywe imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Igihe ni iki rero, ukuri nk'uku gusangiza abandi, muze dushakisha ukuri, twubaka ukuri, kuko ariko kuzatubatura. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Ariko ntibagirwe kwiyandikisha kugira ngo tujye tuganira ukuri nk'uku muri video zitaha.